ubwe intsinzi arize nukuvuga ngo ikibazo cyatubayeho gikomeye twebwe twagiye gukina n'ubundi turi ku mwanya wa mbere turaharanira iki ko n'ubundi turi ku mwanya wa mbere twabuze umuntu n'umwe ushobora kuza ngo abyige udukuro byibuze rimwe aho niho hantu twe twarateguye umupango wacu ari ahantu utari muragera nko ku mugoroba twifuzaga ko APR itsinda igatsinda mu nzira iyo ari yo yose kugira ngo twapurayinge systeme nshya Robert yagiye kwiga mu kwezi kwa mbere hari ibintu akibitse mu bubiko yabuze uko akoresha bizagenda bite ariko se wambaye jezi ya Abedi kuki wahisemo kwambara Abedi yatsinze igitego kibe cya mbere muri shampiyona twamuguza amafaranga make yasinye amezi 6 gusa arabura igitego kimwe mwanganye n'umwataka wa miliyoni 8 mwataka miliyoni 167 nta mwataka kuri mu Rwanda ufite waguzwe miliyoni 160 uwo ni umukinnyi uhembwa ibihumbi 8 ku mugoroba namuhaye na prime ubwo ku mafaranga ahembwa hiyongereho n'ibihumbi 25 narayimuhaye ariko se muvuge ninde Watara ibitego byo muri open play umwataka wa miliyoni 160 uhembwa ibihumbi 8 aranganya ibitego n'umukino Salama pa play afashe ikari bana icyo narindi kuvuga muri open play aranganya ibitego n'uwo mwataka w'amafaranga na gutyo uwo mwataka afite igitego kimwe cya penalty ikindi cyo muri open play Abedi rero yatangiye urugamba rwo kubakombina bose bari abataka bashya muri shampiyona muri kwezi kwa mbere hanyuma akabakora bakabavana mu wasiringira ngo equipe ya Sport ivuye ku manota 2 ikinyuranyo hagiyemo amanota 4 bisobanuye iki shampiyona yacu iratangiye iyi ni intangiriro y'andi manota azajyamo Maratenda ko yarenga ndetse akarenga aracyari make ubishingira ku kirere kwatanze amahirwe inshuro imwe sari kwatanze amahirwe birenze rimwe tukajya tubwira abantu ngo mwaje mukatwegera shwi mwejo twe twararetse ngo hasigaremo amanota 2 kugira ngo byibuza rimwe bazipasa umwanya wa mbere turi muri shampiyona nkeya dutangira umwaka w'imikino narabibabwiye ngo Rayon Sport ntabwo iri ku rwego rwo gukina shampiyona ariko mukanga kubyumva ni izihe shampiyona kuri izi ngizi zose muzi z'Iburayi aho ikipe yafashe umwanya wa mbere mu kwezi kwa 11 bikaba bigeze muri uku kwezi kwa 3 kiri ku mwanya wa mbere nizingana biragoranye ni nkeya abenshi bagiye bawufata mu kwa 12 abandi bawufashe mu kwezi kwa mbere abandi bari kugenda bosimburana Garisera yo maze hafi amezi 3 n'igice mu kwezi kwa 3 kumwaka ushizira utakaza icyo mvuga ni iki rero Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere kuva mu kwezi kwa 11 tugeze mu kwezi kwa 3 kiri ku mwanya wa mbere dufite gahunda ko kuva mu kwezi kwa 4 twararindiriye tubona nta muntu uri kudukurikira tugiye kwakserera none tugiye gufungura turbo ya engine ariko APR nayo irimo irakaza cyane ngo mu kwezi kwa 4 ngiragarukana imbaraga hatari ngo nubwo bitagenze neza ngo ayo manota igiye kuyakuramo uko mwize kuyakuramo cyera mwebwe hari ibintu udashobora kwigukuza ikinyabupfura igifaransa gutangaza nka wasiri ibintu udashobora kwigukuza none ubwo ni ingabire ivukanwa ikosa rikomeye dora tuganira buri munsi ariko usize impamvu ayo magambo utajya uyafata ngo uyagarure buri munsi ikosa APR yakoze ni ugutuma ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2024 Rayon Sport yicara ku mwanya wa mbere iryo ni ryo kosa irinde tumiri ku mwanya wa kabiri nyine yigumishe ku mwanya wa kabiri ari higuma iyo utumye ifata umwanya wa mbere ntiwuvaho iyo yakoze amateka yo kuvana umuntu ku mwanya wa mbere ikagenda igatwara igikombe sezo duheruka gutwaramo igikombe nuko byagenze ariko bari bavuze ko mwicaye mu bintu bitari ibyanyu yego ariko utekereze ko babivuze ubu ngubu none batagifite n'ubushobozi bwo gukandagira mu kibuga hasigaye imikino 9 imikino yacyari myinshi umunenga ko igikombe cyagiye hakiri imikino 9 imikino 9 ni myinshi nibyo ariko n'abareyo ni benshi n'amafaranga bafite ni menshi none sasiri ejo twabonye itanga akanyenyeri kwa kinywa kipe ya APRS abareyo urabarebera ijisho ryiza cyangwa abareyo baba yafite ubuse natanga amafaranga ahantu hari Paul mufite menshi ubu natanga amafaranga ahantu hari Rwagacondo ntaza amafaranga ahantu hari Gospel
ni agasuzuguro ahubwo kuri AS Kigali idafite abo bantu ngarukanya amafaranga ikandire nayo rwose babe nk'abandi bana AS Kigali idafite abo bantu kabisa sigaye ngendana amafaranga nibyo rwose kuri AS Kigali amafaranga Haruna yagufasha idafite Prosper ikaba idafite Muvunyi ikaba idafite Gacinya ikaba idafite amubonye ze Mufuci namubonye cyane wamubonye mu ikote tangira tangaza bahereza amaprime amen usihaga prima hano muzaye ingufari nimukandushe twagiye kuri prime kwa AS Kigali ndaje ngenda ngufasha ntabwo mfasha ninjye uyatanga ndi na accountant kabisa wasiri hanagiye gutanga prime 10 na bitanu ayo nayande Akayezu ndamuzwa Haruna muri cyami 15 nayande Kanuma Pascal umunyezamu yampaye nkubana kumuhaye bitanu kumuhaye bitanu nkwana kumaye bitanu ndashaka kureba ya ukwika Eliasa rucogoza 20 ven ukwi arabona ngahe ufite impungenge 10 nayande Prince Rudasingwa atatu Mwana w'iki? cyane kugira mu basimbura kumuhaye 10 no kuri bench utangiye guhemba amayi no Fabregas. umutoza Shabani Shabani maye bitanu ariko oya umutoza wa Princess ninjuri gutanga uyu ni wari gutanga ninjuri gutanga ariko nako timo turakubaza ndi umukire mushya wa AS uyu ni umukire umukire Fabrice Kigali Fabrice Wakeli. Haruna Razirama. njyewe ndi umuntu wunganira Fabrice aruna na okwi barabona ngahe Muhana gukwe. baba mzazi akwamuka undi mtema wasoka okwi na haruna banzu Pablo ndaje umunota umwe tuyahinde sigaranye make okwi na hari okwi hari Chabara hari Haruna Chabara ntabwo yakina hari Haruna umuntu wakina Haruna. nibagiwe baba hari muzazi wahoze ari kapiteni w'ikipe ya AS Kigali nibagiwe iyo abivuze oze ariko aya mafaranga yose n'ubundi nkahita nyahereza kapiteni wabo Haruna Niyonzima akayabasaranganya akayabaha cyangwa aze kubagenera yashaka ubu prime nangaye nangaye yose iyi ni prime y'ibihumbi 150 nari nabageneye 150. munyemerere rero nje kubaha amafaranga y'abakinnyi ba AS Kigali Fabrice Wakeli. ariko baza utangariza ape nta kintu cyo kwibwira ubu ngubu ngewe ndi ku mwanya wa mbere nzajya niganiriza waya amafaranga menshi hari ikintu kimwe nshaka kubabwira inshuti zanjye ndi gushishikariza n'andi makipe kugira ngo abayivugira bajye banabishyura hari abo tudaheruka kubona bakennye urugero bashoya yabo yose bagurisha imirima y'iwabo ngo bazi bavugira amakipe urugero tangaza naga hanze bagurisha amazu y'iwabo Tangiye gukomera yose yarashize ndisanga ngomba gutangaza njyenyine ndisanga ngomba kuvugira ikipe njyenyine baje mu bintu badashoboye abantu mwazanye ariko tukiri kwa ngaho watangiye kuvugira ikipe mwatangiranye umujyo watangiye kuvugira ikipe nsigaye mfite inshingano zo kuyivugira watangiye kuvugira ikipe nsigaye mfite inshingano zo Arazifite. kuyivugira ubu uri umuvugizi wa Rayon oya ibyo bintu Afite byumviye neza inshingano zo kuvugira mfite ikipe. inshingano zo kuyivugira Ntabwo ari umuvugizi. njye ndi umunwa w'ikipe ibindi bisigaye byo by'umuvugizi byo bifite abandi babikora njye ndi umunwa w'ikipe